Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza inshuti z'Imana, inshuti z'umusaraba. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye nanone kuganira ku buzima bw'itorero, ku buzima bw'umuryango, ubuzima bw'abana b'Imana, ushingiye kuri ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 5 umurongo wa 4. Baravuga ngo hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hano wakwibaza ngo guhirwa kuri mu gushavura ni ukuhe? Kimwe n'indi mirongo iri muri icyo gice, abahirwa ni abashavura cyangwa gushavura. Sinzi abenshi hari uko batabizi, ariko gushavura ni ukugira agahinda kenshi, ukageraho nka mwana washavuye warize cyane kubera agahinda, agashavura bigera aho ngaho akajya atsikimba. Hano biragaragaza ko harimo ikintu cy'ikinyuranyo cyo gushavura no guhozwa. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Uzashavura ryari kugira ngo ushobore guhozwa? Guhozwa byo birumvikana, ariko gushavura nta amahirwe arimo. Ariko rero iyo twumvise ijambo nk'iry'Imana ryanditse hariya, babitwereka ko uburyo abana b'Imana babayeho ari ikinyuranyo cy'imibereho yabo mu isi. Mu isi bafite uko bitwara, ariko rero n'abana b'Imana bafite uko bitwara. Ibyo rero kwitwara nk'uko Imana ishaka, kugenda nk'uko Imana ishaka, kugira imivugire Imana ishaka, imyitwarire, imikorere, urasanga biratandukanye iy'abana b'Imana n'iy'abana b'isi. Niyo mpamvu rero iyo bikuvuna, biravunnye, biragoye, ariko rero niba bikuvuna uzahozwa, uzagera igihe uhozwe. Tuvuganye nk'iby'urukundo, urakunda, ariko ab'isi bo ugasanga barangana, kuko Imana idusaba yuko, Kristo adusaba yuko dukunda n'abanzi bacu. Hari ikivunnye nk'icyo se? Hari icyo ngicyo kuvuna umuntu cyavuna umutima wawe? Gukunda umuntu ukwanga, ugafasha umuntu ushaka kuguhohotera, urafashanya, ariko bo bagahohotera abantu. Ukareka uburenganzira bwawe, ariko bo ugasanga bararenganya. Ni ukuvuga ngo imyitwarire y'abana b'Imana ni ikinyuranyo cyane cy'imyitwarire y'abana b'isi. Hano rero turasanga yuko harimo uburyo bwo kwitwara, kuko iyo dusomye muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa 1 n'uwa 2, niho dusanga ko umwuka w'Imana yacu yaje kuritwaho. Ni hamwe Yesu yasomaga, yagiye mu isinagogi kwigisha ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, haleluya, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Abo ngabo rero, abo bari muri iyo mibereho, nicyo cyazanye Yesu. Yaje kugira ngo abo ngabo bashavuye, abo ngabo ubuzima bumereye nabi, Uwiteka Imana yaje kuri bo kugira ngo ibabohore. Ngo kandi umurongo wa 2, ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Turebye rero nk'igihembo duteze ku Mana ni ikihe? Haleluya. Turebye mu Bakorinto rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 1 umurongo wa 4, tubona ngo izaduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Imana iyo yaduhaye ihumure rero, iyo yaduhaye kuko twababaye ikaduha ihumure, tubona uko dushobora guhumuriza abandi. Abana b'Imana ihumure bafite bakuye ku Mwami Imana yaduhaye, iyo ngiyo niyo idufasha kugenda duhumuriza abandi, ababa b'isi, cyane cyane abo mu bwami bw'Imana, abana b'Imana, kugira ngo bashobore gukomeza urugendo. Noneho wakwibaza uti, ni gute wakura muri iyo myitwarire y'abana b'Imana, iyo myitwarire yo kugira ngo niba hari ibituvuna, hari ibidushavuza, tuzashobore guhozwa? Twareba muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10, ngo nuko rero mugandukira Imana
ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Icyo ni kimwe, kugandukira Imana no kurwanya Satani, kuko nitumurwanya azaduhunga. Kuko twabonye ko itorero rigomba kurwanya Satani kugira ngo ubwami bw'Imana tubone uko tubugeramo. Niturwanya Satani tukamutsinda, tuzaba tugana mu bwami bw'Imana. Umurongo wa 8, ngo mwegere Imana nayo izabegera. Iyo urakura kumuyegera, kandi ngo yemwe banyabyaha nimukarabe n'ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Abo ngabo rero ni imyitwarire, nuko tugomba kwitwara, kwiyeza kugira ngo dutunganire Imana, kugira ngo Imana ishobore kuduha uburyo bwo guhoza n'abandi. Ngo mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko ari bwo bizabashyira hejuru. Haleluya! Hari imyitwarire abana b'Imana bagomba kugira itandukanye n'iy'abana b'isi, yo kwicisha bugufi, imbere y'Imana, yo kubabara tukaboroga, kugira ngo tuzagira ibyishimo hanyuma, kuko ibyishimo nibyo dutegereje tuzagira twatsinze urugamba. Haleluya! Ibyo tubibona nko kuri Dawidi igihe arira yihana ibyaha muri Zaburi ya 51. Tubona ukuntu umuhanuzi Natani yagiye amubwiye icyaha yakoze we na Betisheba, noneho Dawidi akababara cyane. Hari byinshi rero abana b'Imana dushobora kunyuramo. Tugomba rero kubabazwa nuko dufite imyitwarire ituvuna, ariko ituvuna ifite iherezo ryiza, kuko twebwe icyo tugomba kureba ni iherezo ry'ubugingo bwacu, kuzabona ubugingo buhoraho. Uwiteka rero abane natwe kugira ngo tuzabone umunezero tukuye ku Mana nk'uko twabibonye, kugira ngo dushobore no gukomeza muri ubu buzima duhoza abandi. Uwiteka abane natwe kandi adushoboze mu izina rya Yesu. Amen.